wamenya kera wari umukire ariko Dumba n'ubu ni umukire garamfure Dumba ndi umukire ntukajye ubibona ko ubu nk'imodoka ya Rocky nta muziki ubamo akagenda imodoka ya Rocky amaradiyo barayibye bajamari yakadafite urayisunika buri munsi kuva hariya hejuru kuri ingorofani kuri Sainte Famille kugira ngo tugere hariya abapolisi nabo tugira tubakwe niyo yaguhagarika umupolisi agakihangana bame yo ntabwo nzagaruka mu Rwanda kere kurongoye ariko barambye ngo umaze iminsi ngo urarana na Rubina ntazwe ni kanisora ahubwo ari kuri ariko Kinisoro nigeze gushaka kumurya iminwa aranga ari kuri agera aho Dumba herereye ariko Kinisoro kugira ngo agere aho ndi kure Kinisoro ari kure yanjye man ari kure yanjye mugeraho kungeraho ni ikibazo reka Kinisoro ni ushaka barambwiye ngo Dumba ni pede njya kumusura kugira ngo ndebe ko ari buze kunsaba ahubwo nsanga abagore usanga atondetse nsanga afite abagore batandatu mu nzu ubundi umuntu ndusha abakobwa i Kigali ubundi umuntu ashobora kundusha abakobwa i Kigali wenyine ashobora gukusanya abakobwa bakaba benshi kundusha ni Brian gusa asigaye n'igihe Brian buriya yakusanyije abakobwa baba benshi uretse nyine kwagutya ni ibintu bya daje ariko jewe kuraba nkagenda nkagishira hariya nkakirongora kuri sunna dore bamenya nibyo bikobwa akeneye bamenya buri ko kurongora ari sunna sheri nge nkundana na bamenya ni umuntu utabizi afite ikibazo cyo mu mutwe n'agasiza ari uruzingo kameze nka ferigisi niba waragahaye ibiki ese iyo abantu bageze muri bamenya baba beza rero abukobwa bwinjira muri bamenya ari bubi ukakabona kose tumwera ukakabona gafite umwera ukajya kubera gakubita inyamenya ari umurozi rega inyamirambo abantu b'inyamirambo buriya ntabwo biburirwa burusha gusanga afite n'agatagenda basiga kari kabisha nge nakare karanteretse ndakabwiye ati mbabarira ava kuri telefone yawe ashaka yiki ariko ukarebye bora kamata kabyerekanye ndaje gatanyamba ngamba gisebo ngamba burungi sebo gamba ngamba burungi sebo waretse mu pedese pass kenda muri live byari kwanduha bamenya reka nkubwire kuva warampresence kaka boss kawe kagakene amafaranga yarabuze mfata amafaranga akanca mu ntoki ugomba kugenda ukampresenta abandi bantu ndashaka gupresenta abantu beza bakene no babakire ako wamenya kera wari umukire ariko Dumba n'ubu ni umukire garamfure Dumba ndi umukire ntukajye ubibona ko ubu kera wari umukire uzi ko wamenya niwe mukire umva bamenye niwe musitari w'i Kigali na Abe mwenyine nabonye mufite lava mukayinyicazamo n'umuziki ukora n'umuziki upureyinga yarabandi imodoka nk'imodoka ya Rocky nta muziki ubamo akagenda imodoka ya Rocky amaradiyo barayibye bajamari yakadafite urayisunika buri munsi kuva hariya hejuru kuri ingorofani kuri Sainte Famille kugira ngo tugere hariya abapolisi nabo tugira tubakwe niyo yaguhagarika umupolisi agakihangana tugere sheri ni umushoferi umuntu ushaka yamwandikira dore iyi nimero twashizeho ni yaba ari kubaza ngo ni ibiki bame yo ntabwo nzagaruka mu Rwanda kere kurongoye kandi wallahi ndarongora nese wirwe bansibiriza umugore wanjye Ferigisi indebera mbandi bwayi bwawe dore nanjye mburiho n'ubundi ngubu bamenya nuko ameze dore abandi ibintu baba barimo barinywera shiraho turebe dore abantu mbana nabo dore ni icyayi mwaye bwa ngo Dumba nta discipline afite ibisinzi bana n'ibisinzi gusa mwaye ngo Dumba nta discipline afite ndi kukayi noneho n'abantu reka niyamabanda abantu mwibaza ko Dumba ngo mvuga ibishegu ugahura nanjye mu buzima busanzwe ugatangira kumbwira ibishegu mwariza mukavuga ko ndiyemera nta bishegu mvuga ndabareba nkabibwira ariko barambye ngo umaze iminsi ngo urarana na Rubina ntazwe ni kanisora ahubwo
ariko Kinisoro nigeze gushaka kumurya iminwa aranga. ari kure agera aho ndumva aherereye Ariko Kinisoro kugira ngo agere aho ndi kure. Kinisoro ari kure yanjye man. Ari kure yanjye Mugeraho n'amatatu ni ikibazo. kungeraho ni ikibazo. Reka Kinisoro niwe ushaka. ikibazo Agera kwimye. Naje kugasoma nyine. Naje kugaha bizu iyo kwitama. Njya kubona kararwa. Ndabipostinga utabibona. barambwiye ngo Dumba ni pede njya kumusura kugira ngo ndebe ko ari buze kunsaba ahubwo nsanga afite abagore usanga yatondetse nsanga afite Kigali ngiye abagore batandatu mu nzu Kigali ngiye ishyamba ry'abakobwa. Ishyamba ry'abakobwa mu nzu iwanjye. cyo kurota abakobwa do iriya tekinike wazanye Uko niko nkora jewe. Uko niko nkora. iriya tekinike wazanye yo kwigira ipede twese Ubundi umuntu ndusha abakobwa i Kigali, ubundi umuntu ashobora kundusha abakobwa i Kigali wenyine ashobora gukusanya abakobwa bakaba benshi kundusha. Ni Buriyani gusa. Asigaye n'igihe Buriyani buriya yakusanyije abakobwa baba benshi. Uretse nyine kwagutya ni ibintu byadaje ariko jewe. Abantu baragerageje. Dumba reka mubwize ukuri. Niwe mu diaspora waje aza muri tekinike nziza. Baravuze ati Kigali baraza kunkura hinote bazimare. Reka ninjire mu pede. Uwinjiriye mu Wanije bupede we. Tuba turimo turakurana nabo. Nanjye ndimo ndakura. None bakajya cya Dumba ngo cya Dumba ni igipede ngo tuya kugisura. Katugiforominga. Bakajya bajya gusura ubupede bwe bose aragenda arabavunagura arabarangiza. arigarukira Muri kwandikira no mu mama ngo DJ Flix nimero ni umushoferi ni icyo twayishyiriyeho. Iyo ni ka Felix kashizeho izina ryako aho gushyiraho izina ry'umuntu. Oya ninze nimero gusa. Ushiraho n'izina nuko bamwita. None urashaka bazahamba ngo yango ngiye sinkora ako kazi shiraho n'izina ry'umuntu kugira bazaje bamuhamagara. Uwo mupede mugenzi wa Felix nawe akora akazi ka taxi. Abageye bose baje bamamagara n'abaresbienne. Abageye n'abaresbienne. Musapoti mwene wanyu. Santisi. Ndanditse gutya nayo. wagiwe kikoze unitwa Inde. umukobwa yitwa n'umukobwa. Uwengu Mutoni wase Afsati. Mutoni wase Afsati. Umuslimu. Bari umuyisilamu. Nk'iki ngiki rero nagikuramo nkagenda nkagishira hariya nkakirongora. Kuri sunna dore bamenya nibyo bikobwa akeneye. Ubwo bamenya buya ni umusilamu kandi ukomeye cyane. Bamenya zangira uwa kane. Ahubwo Sara afite n'umwe. Aguse muri mukaritasi yabaye. Naramugira. Bamenya bizi ko kurongora ari sunna. Nabyare. Felix dekarara imbere no kubyara. Mu imodoka. Idekara imbere ya Dumba. Sheringe nkundana na bamenya ni umuntu utabizi afite ikibazo cyo mu mutwe. Bamenye udukobwa twiza twose agenda twifungaho ariko ufite agakobwa kitwa Innocent. Gafite sheriyo bamutereye ari bamutereye cyane filime. Innocent ninde bamuterera ivu ya Caritas. Bamuterera ivu. Umva. Cyadumba cyaragiye cyabatekana ngenete Felix pakigenza ziranzamuvune. Imvura irangije imvura neje yanga kuza muri Canada. Hariya akaraya kitwa Innocent sibyo nagasiza ari uruzingo kameze nka Felix. Niba waragahaye ibiki ese iyo abantu bageze muri bamenya baba beza. Uzi ko umukobwa aza muri bamenya ari mubi akamaramo iminsi 5 yonyine. Bamenye imbuhemba neza ubu DJ ndabureka sasa rero. Ubureka wiyize bamwita nose. Wirabura cyane bamwita nde. Wirabura. Umugore waza. Parinda. Ataririnda hari ubundi wirabura. Wirabura. Kateta. Akina na Poli. Rero abukobwa bwinjira muri mamenye ari bubi. Ukakabona kose
umwera amafaranga umva amafaranga ukakabona gafite umwera ukajya kureka ku isi cy'umwera amafaranga bazira bakene bagatunga amafaranga make cyane ngo twumva Nyamenya ari umurozi erega inyamirambo abantu b'inyamirambo buriya ntabwo biburirwa burusha gusanga afite n'agatagenda basiga kuko ukuntu bugiye bisiga mu korogo ako ka Innocent nkubwire kari kabishaka ejo nzareba nzaka kari kabishaka nge nakare karanterese ndakabwiye ati mbabarira mva kuri telefone yanjye ashaka yiki ariko karebye gasa n'izuba gasa nk'irirenga dirimo riragenda ariko se Dumba we ubu ngubu umuvuno uzagorore wawuhinduye ntuzagaruka kuri pede kuko ngubu dufite Semuhungu pede kwande ngo dufite Semuhungu oya Dumba si pede umuhungu ibintu baba none umuvuno yazanye azaze yawuhinduye ashaka ikisitira Dumba si pede umuhungu nabivuyemo ubu muvuno ni ka Ferigisi ni ukugatera inda nzasiga ubukobwa bwose gasa neza ubukobwa bwose Dumba uzaze muri Kigali nzaguha ibyana nzaguha ibintu byose bishoboka ariko reka ingano atazera ndeke Ferigisi ngo atazera ingano atazera indro najyamo umuntu urugambo ruri Kigali nabonye mu diaspora wa mbere amanutse araza tereta Ferigisi meta njya kumurogesha urugambo ruri Kigali ngo Ferigisi ufite imodoka uramuswera nahira abantu baro baravuga niko baro baravuga Feri ntuvuge ngo iyo umuntu afite imodoka araguswera niko numvise ko bavuga ko bavuga ntabwo ari amagambo ye nahira Ferigisi n'umukanishize senyenda sibi kanisa ndeyipine niko bavuga ntabwo ari ni amagambo agenda ntoragura hariya na hariya ngo ubanza kubaza ngo do you drive ngo akavuga ngo drive ngo take me urumva ngubu bagutekeye ese katarana bamenza guha ryari wowe ra ko ufite nibarenze ko ariho barusha imodoka kutarana bamenya nagarongora akomenya bamenya ari umupede none gashuka Dumba ndakwiyamye ibintu by'ubupede yanjye ubundi Dumba wicyo yanga ubundi ndabyare online bamenya sheri ukore online tubikoreze Dumba ndakwiyamye ibintu yakunyurira ukavuga ko ndipede kumura ripede bamenya uripede ariko noneho baransabye ndamwima nanze kubibabwira ibyo nibyo nuvuga ibyo ngibyo mwese ariko muvuga umva baransabye ndashaka mwishira ibanga mvuga yuko nabonye Dumba nize kuntereta mutembereza umujyi wose nirwa mugendesha bamenya yarantembereje yagumaga yarazaga kumfata akantembereza umujyi wose Kigali yose agenda nira story aravuga shaho I have never found someone talking like bamenya byonyine yabanje kuzi wanje aza saa 11 umuswiranira story kujya saa 7 za nijoro nta kintu mvuga nimo babiri ubundi munsi ngira ngo aravuga ati ntabwo umurangije no mu karita aza kumfata ubundi munsi aza kumfata mu rugo iwanjye arantwara antera story yaje nka saa 9 iyo no yaje nka saa 6 arimo aratera story no ibintu byose yambwe nta kimwe ndibuka bazengurutse umujyi byose ngo tugiye kwiha amafaranga nyene Dumba dutahanye bise zirapfuye bwabo boss nyine bukunda ba star aramamaga kagiye kuma akazi karaje tugiye njyana n'abamenya kubera n'umuntu tugiye kabonye banyura kavuga ngo Dumba wenda kurete ngo afata abamenya iyo mbwa bamenya n'abagira ibiciro yagakubise nk'igiciro sindanu kaciye hariya nujya kubona bamenya aragarutse ngo baraje kuvuga amafaranga ahubwo tumenya uretse ko ugarutse wenyine ngo boss aragiye birananiye boss namugiye ku mafaranga asigara yikanze no mbere wari umubwiye ngahe namubwiye $2,000 ku kwezi urumva ariko amafaranga bakorera bamenya kandi bamenya yatangiye gukora amafaranga nkayo kera bibiri mu kwezi ujya korera ubwo umuhaye akazi ubwo publicity
niyo mpamvu ujya afite niyo mpamvu biriya bikobwa bisa neza. Reka iyo ugiye kwamenya ubona n'umugabo w'umukire. Iyo ugiye gukina kwamenya ubona n'umugabo w'umukire. Uzenosante ubu ngubu abagabo bamutereta. Ejo twari kuri telefone asaba umugabo 20,000 by'amadolari barabimuha. Nuko Inosante. Dale Felix erega we Felix nuko udafite akanyama ngewe arabana nterera pasi nzima. Shoyum 20 nawe uzayijyaniye my love. Uzemera ubipede kuri $20,000. Inosante ejo namuhaye pasi 20,000 barabimuha. Umukobwa Oya we ntabwo we ntabwo wamubonye. Okay. Wa mundi yambwiye ngo mpaguruke ngende. Apa umuntu uvuze ngo usana bari tazari mbona nibyo duyiwe. Siko musamana. Twe turaswera man. Twe turaswera. N'abagabo ibasire umuntu w'umustar tutarabona nudiye hanze. Uri kurya n'icyana man yesi sheme wundi. azi Yakomeza tukazarakubona biyandaritse. Dumba agenda mu pete ko nta kintu kanje hanze. Nico umustar wese imburi gumba kubari. Ugomba kubiri outside. Mburi outside. Ugomba kubiri wawe. Nijye hanze imeze nka Maritazari. Iramitsi yayi agasanga imeze nk'iya jihad. Ndimo ndakora gym. Ndimo ndakora gym noneho kugira ngo nzashire urwoga mu bondo hasi rumeze gutya ngo gugu. Kabisumba. Nibabona bavuga erega ikibazo cy'imboro kujya hanze ni kimwe. Imboro igiye hanze ari isebanye ahura seba ariko ubwo imboro ijya hanze abantu bakayita bavuga ati umuntu naje ahubwo reka mushake ikagukorera promotion urumva ikagukorera promo mwaye nk'ubu imboro yabamenye igiye hanze idaswera cyangwa nk'agato bakuye Felix kagiye hanze ugasanga wari wabona bwa buntu abana bajyaga bakinisha kera bwa bupupe bwaburuka ko na nyine bagashize bagapupe kameze nk'akanuza gutya bashizemo nk'umurongo ubwo bwa Felix nibwo busa nta mishino ntaki nk'umuntu nk'uwo kweri niko bitekereza ko niko nkubona c'est imagination reba nk'utunwa twawe c'est imagination ya nk'utwo tunwa Nagaruo andikamo Dumba andikamo double D urashaka he Dumba uramushaka shoferi gushaka arashaka uzatera nagakuzi Dumba yagufollowinze nibwo ugiye following noneho ugeze i Kigali abakire ntabwo ari uri i Kigali shu ntabwo ari uri i Kigali uzajya utwara abagenzi ugira ngo uri mu isafari rya Tanzania ubone ntabwo baba mu modoka yawe ubone ntibashira mu modoka yawe ubundi wahoraga muri Dumba ya postinze Dumba yavuze Dumba wabyumvaga ku maradiyo ugeze ubu none ugiye kumbona ibyo bavuga ndashaka kukubona ngaho hama hamwe umenye ko bishobora kugabanura ariko nzakongera nzanagutwikira cyane ntabwo ngana umugore kare bari barambwiye kuri umukinga nyine munyishyurire mbabari bari barambwiye 5,000 byishyura none bamenye mbwiye ko abakobwa aribo bagusuraga gusa ndiyumvita none hanganyira umutinganya yanga eze susura no kumutu oya 20k man mvuye muri salon Felix numva yishimye imbere y'icyo bose Felix nakunda Nyamirambo yishimye cyane asa neza njyari umuntu ukunda ikintu akagifiringa ndamukunda buriya Felix akunda hit ariko arayirwanira kandi asa neza akunda hit ariko nk'abantu bakunda hit amusikara jondira nakoze shadum dore nayikase interview ngiye no kugapostinga kaboro kawe nuko nabonye amakari mabi shiraho ndasaga neza Dumba Dumba ari kumwe n'ibigabo by'ibiraya ibigabo by'ibiraya byaturutse inda yawe byumvikana neza mu kirundi bavuga imaraya uri imaraya
izo maraya zawe izo maraya zawe zavuye Buganda bita Gatwe. Nyambuka mu mutari Gahini. Ni Gahini. Yavuye Gahini Ku mazi. Ku mazi. Bazanye bajyanye ako Gahini ka muri Canada. Kabisa nga. Uyo ya Gahini kabisa aragakoresha. Ariko du maze gusaza. Ko kuza muri Canada ari byiza, ngiye kwaka visa nze yo ngusure zagusure nk'ibyumweru bibiri. Reka nkubwire muri Canada noneho mwebwe wowe muntu nkawe uje muri Canada wakwishima kubera waza uhansanga urumva nta bibazo wagira, ntago wadepansa amafaranga urumva uje utasanzwe bazagufata ku uzabura kugenda njyana bantu nsezeranye ko ndamuka nzi utazandongora. Nje sindongorana man. Dumba kunda abakobwa cyane kandi basa neza. Nakona abakobwa basa nabi. Nje umva sheri Dumba rero tuzajyane kugira ngo kuba muri Mambo nabonye Dumba ari manetero wanyu bita ubwoba. Tinganye n'ubwoba tinganye buratwika. Dumba nabonye manatereta Felix ngira ubwoba kuko Dumba size ye nubwo yirirwa yitukisha Felix. Size ya Dumba ni Felix. Size ka Felix ka abakobwa bose Dumba rebo muri Kigali bangana nkawe. Ubundi Felix ni ukumuterura. Ubundi Felix buriya ntabwo ushaka kumuswera ari ku gitanda for what? Urabona kwa kuntu umukibera. Kwa kuntu umuzamu afata umupira akazajya agira gutya akajya akawudunda hasi urumva. Mufata agenda za ishiba ku icumu. Agenda za ishiba ku icumu. Mbega ibirayi muri kuvuga mama wanjye yumva mwumva ari ibyo turi kumwe nabyo ntacyo navuze ukareba ari nk'ibigabo by'ibinebwe ari nk'ibigabo by'ibicucu Felix akaguka mushyira ku gitanda. Are you crazy? Are you dumb? Felix akaguka mushyira ku gitanda. Ubona umuswera bwakumuswera mu kirere mu muyaga. Ariko du mashina kuru ubu nuramutse Kigali uje muri Kigali Felix ukamubura burundu pako usuye muri Canada ntiwakwiyahura. Felix riga ntacyo kambwi ahubwo hari abana inzira nyine n'ibyana Roki ndabizi ariko na Felix nawe mufitiye taki ahubwo erega Felix twarashwanye ngo nawe tukirabajya kubera ubugambo bwanyu barashwanye ariko na ese twakoze twarashwanye gusa abantu uzishaka akagakuba kari gashiti kanye abaswera bose rero bakaraka bakarimo karazamuka ariko ashaka nikaza katuzamukanye haraza kumera ngo reka tumuteranye kandi ngiye barabizi yo ngufasha ukizamuka karabyumva cyangwa kandi naifu uyereka kari naifu kandi niko kagishaka abaswera ngo Dumba ntakira gushakaho ati buriya ndumara kwipostinga kugira ngo ntajya ntazaguswera ngo ubona abakobwa ashaka ngo dore Canada ngo nawe ngo nicyo gushaka ngo buriya ngo azaguswera bamenya kabikabwira nuza kabikabwira none kabikabwira unashaka kugahamagara kanga gufata telefone yawe barababaye nokuri akana niza uza hano nagasanze ariko ka Felix we kwa cyana kuri tano uzi umutiko utacana cyana cyana kwa nuza na nigafaranga nini cyana Felix no yakoraga ubuganiro kwa cyana haranze gusha haranze gusha none nabwo ati Felix none nkawumva karimo karavuga ubugambo buri mu bwenge n'iki nkagataka kana reka nkohereze kwa Sabi mamagara Sabi nabwo ati Sabi akakana gahe ikiganiro mamagara ndayirira akazajya afata ibiganiro bwaka kabubi arakariko ariko diye uno musaga ikiganiro kashora nyuma y'ukwezi bwakibiri Irene ajya kumrodinga ino mugende murebe erega harahiye babera naragutwike harahiye kubera cyata uploadinga rutwite Felix rutwite Felix kubera cyata uploadinga ubu ngubu nata uploadinga turabyi uploadingire Sabara banza gakoresha igikore karaza nkazajya nkatwike kaguma kaza kabona uburaka nkakabwira ati va kuri ako kazi kakoraga akazi k'uburaya kuri hoteli imwe y'Inyamiramba bayo ngongo buraya data uyukora kuri hoteli imbere mu Rwanda muri Afrika erega Felix
Frigis niwe yafashe ba bantu bari bagiye gusambana. Urata do wibeshi bivuge do. Oya ntabyo njye. No, Ibyo ni ibanga ariko yarambwiye. Reka numva ari byo ambwira ngo mutegeka. ko numva inkuru Dumba yashyize hanze. Iki nk'ubu umenye nde ariko nyine urayumvise ko ari ajya gutegereza cyane ari abasore baravuga ngo ngende ndavuga njyewe ngiye kuvuga amabanga ariko sinubumva bamba amagambo ngiye kuvuga ibintu by'Ikigali yashe nguko hano mubwira nkanyanga mbuze umuntu gusa Dumba tuzagufunga ndamukomaye tuzajya gutanga ikirego muri RIB cya Dumba nako nakoze iki tuvuge ngo Dumba ari kutuvuga cyane ari kutuvuga yatuboneranye nibisanzwe ahubwo muzabwire naza yerega niyo najya muri gereza ngiye muri Disney Saturant abantu bazajya basohoka ku nkuru mfite z'Ikigali abantu bazajya basohoka mwavuga ati genda ariko banza wumve capacity z'inkuru Dumba afite. Dumba afite inkuru ashobora gucuruza mu gihe cy'imyaka 4 nkabandi muri Disney Saturant muri gereza ubundi ndi muri gereza umuntu akajya gusohoka nkabwira ati aka kabajyanire ataka nako kabashire nkasanga nkanuza ninde bafuze nk'ubu ngubu nkageraho nkasanga yofata ku mavuta akajya gusohoka mbere yanjye yabica noneho yabica nkamuha story ubundi kenshi kumenya kuvuga ni ibya mbere kandi abantu muvugana ukamenya bari uko bateye ariko urumva marabanga ryanjye afite ubwoba shana nari erega ntabwo umenya ko ni nibanga kubera kuba turabajyama ntabwo umenya ko ntabwo umenya ko ari ibanga mu bandi bantu igitekereza ko nari ibanga wazanshyira hanze ushaka amafuti Dumba afite ukabona ko nta banga kubiki ariko aramutse avuze akantu gato kagera hanze kavuze Dumba bakaba inkuru inkuru kakatimba ati ni Dumba urabona ukunavuze ngo nabanga mfite ni njyewe muntu wa mbere ni njyewe wakubikiye ibanga tukibitaho tugihagaritse ubu ngubu uhagazeho ariko none se ibanga ari ubu byarashaje man ubu ngubu video tuyikore tuyiposting uratangiye sureba nirisaza mwumva utambwira ko ufite ngo ndatangiye je connais beaucoup uyu nguyu none uyu nguyu urashaka kumenya ibyiki umva cyangwa ugiye gukoresha umupira wanditseho Frigis wana abantu banyita Frigis yitwa Frigis bakubikiye akavido ushaka kugira ngo abantu butwike ngo nyereka wa musiramu kazi niwe nshaka kureba ndakurusha wese mukafiri utajya witawaza ndagushaka iki kitawaze mu mazuru gapi izo nzara ziritawaza datashe bimeze gute alhamdulillah bamenya rungura bamenya natona waje mukaza ajya kubona magezi ase wonange use abakazi bariwa bamenya magezi nk'uyu mukobwa uyu nguyu niyo nagira mu gitondo ejo nkambwe ati sheri ngenda gutwara ku muziki itari Nyamirambo ahita yemera abasiramu kazi nuko bimereye ntabwo batekereza oya none atekereza ko n'ubundi mwebwe abakundana mugenda mukahukana oya driver se n'umukobwa cyangwa n'umugore driver n'umugore w'umukobwa ariko nyine arimo ibintu bya ba Felix ariko ibyo twarimukuramo n'umugore cyane umukobwa sheri uri umukobwa uri umugore mama abana bangahe 3 ufite n'umugabo se umugabo se ngufite wowe ntuhari urakora abana 3 ni benshi imyaka ingahe oya imyaka yose
nawe koko ibintu by'imyaka Kigali ntabwo bizi ariko sanjye Zari reba ariko si de bagushyize kuri platform ya Firigisi inama amabanga haba kuko bamenya ni bamenya ngo wibiki ibanga ry'imyaka bamenya muri expo y'ubushize ni twe turi kumwe igikondo umuntu akoraga iruhande rwawe acuruza ji z'ibisheke African juice igikondo iruhande rwa pate jaune ndahazi neza akashika ni wowe mbere meze neza karimo tangawizi kateraga ubushake nako ngaho wiza kubera ngo ufite uburongo butera ubushake wahaye kuri Dumba sasha nanjye nawe narasinziriye ako se wamugana ugenda gushaka abakobwa bagenzi bawe ntabwo uba warasinziriye duwajya kandi mani narabihanije nabwabye bibora mujye mubireka mani mwagiye mundeka mani ya Felix kararebye ushaka kumukura ku isoko umwe muragashinja uburezi bene cyane abona n'ubundi mwe mukura ku isoko we yaje gusanga yakanate ko mufite kuri video nari uzaye posting nabyo birangire mani video se umva harana fusi yangirimo nta kintu kimwe kirimo post it I don't care Felix microgen yamufashe arimo ararya iminwa n'ubundi mukobwa Felix microgen yafashe barimo barasomana n'umukobwa mugenzi we noneho arayinyohereza turaza kuvugana sibyo tuze kubivugana my don't trust him umva utakwira kaza kayita kanara ngakomye buje bwamba ntaranje oya ubu njyewe Dumba mpita nimanukira nuko nkora uko nuko mana urusenye urudusenyeye mani uba bamenya aragaboro na postinze kuri ntuza na postinze kuri Snapchat mbaza ngo Meddy ubundi araririmba izihe ndirimbo mu gitaramo ko nta ndirimbo azaririmba izihe cyane uza kiranye nakinyohereza voice mbonye ariko ku ruhande bashyizeho na mbonye oya ibyo ngibyo napostinze kuri Instagram aribyo napostinze nivugira nyine nifata kuri Snapchat njya kubona Sotomura aranyandike anyohereza voice arambwira ngo aririmba Holy Spirit ngo narangiza kuririmba Holy Spirit ngo aririmbe ngo uko wansanze ngo cyamamare yimanukire ingendo zonyine oya n'undi nebyiri undi sarizi ngo cyamamare yimanukire birangiye birangiye bayigendeye indirimbo za Meddy rero ashaka kuzita gospel zose kapani ngo n'amahoro meza cyane kabisa ukishatse yimanukira omereze besha amaso y'umutima direct oya nawe yose ashatse avuga ko yakijwe ku itariki ya mbere z'ukwezi ko muri gusaba ngo video ya akuzi ko mwese mba man Meddy ni Meddy natabya ngo ngiye nakira agakizwa ku itariki ya mbere z'ukwa munani sibyo agata bakubita tariki ya mbere kwa munani bikarangira ngo naki narakubwiye Felix ku influence afite mu Rwanda urabona ko abana bashaka video yawe Yesu we urumva posting Dumba we mukanya yo Meddy ataririmba kukubura nk'umwanya muto Yesu we ariko yabuvanga bigakora ni nkoguso gongera kurupfu mama ibibaye gospel bari Canada harabanya bati indirimbo za Meddy zose uzi ugende ukuramo akantu ushyiremo akantu ka Yesu yose tuba gospel I know ariko Meddy ariko Meddy ni habera urumva Meddy na Bebeli niko bazasuma ntera ubwoba irubuntu ase narumva uko bitse umva shu yabasambanye umva agiye kuririmba nawe ibintu atangiriyeho ngwamazi asuma atangiriye ku mazi ubu niwe ajya he cyamamare Felix aba yimanukiye nawe ku mazi nyene nahera kugikanira atangirira ku amazi asuma ntabwo
umuriro utwikayo ndirimba nk'ibati ntabwo uzi kuririmba ariko iyo ngiyo si Imana ra ngiye kwa Imana yo ni Kinya niyo Imana. namwishyura miliyoni. Kinya ntabwo yakemera kunkorera indirimbo. Rwamanza iyo ndirimbo ni nziza kandi ni ya Meddy kandi ni y'Imana. Wize se ubundi nyenzi rero umuriro ugurumana Cyangwa yayindi ngo mbwira ubu abandi bamiga bazasubirayo birukayo kuko umva se ngiye kujya kuryama rero right now. N'ubundi wari wadushyizeho tutagusabye watugoye kweli. Ako se reka nkubaze ntabwo twari tugukeneye iryamire kabisa. Ejo turaba turusohora akavideo kawe uragasangaho kuri Snap. Kandi mani cyaze muri iyi nzu ejo ryabira biri hanze uzahita unyanga cyangwa mu bintu mu byiza paka na rugi nsezeranye iba byose tuzagumana byose tuzagumana ntukibazo ikiri no kuzagufata kuri maso mu muhungu nushaka uzasoma umukobwa inshuro ijana nusoma umuhungu ako se kuza we nande ufite ibintu by'igikanga atangaha mfite uburenganzira bwo gukunda n'umuntu uwo ari we wese. none ukumva igihe wayereye we nande garamfe Banyarwandakazi ngira ngo Feligisi muramwiyumviye subiramo ratashe. Ufite uburenganzira bwo gukundana n'umuntu nshaka, umuntu wese nshaka. ushaka dumbu ushaka ndi bundi wowe ukunda n'ubundi wowe ubu ngubu icyo bimenyesha ubundi njyewe ukunda reka mbasesengurire ibyo avuga. wavuze icyanga ni DJ. okay ase kuki kumbaza ibibazo like for real ibibazo mbaza n'ibintu bizanga rumva ariko muyoboye ko umurimo murabaza ari mu DJ n'aba mixa muzihanga kandi washyiremo ni mixtape njyewe y'amapiano. okay eske ukunda dumbu ukunda ndi bundi wowe nikeze nichozo bazo ngaho mani yazo byaga ifoko nganga bikagaruka ewe amenya nirwa ngureba umukone mumbaza mbwira ukunda ndi bundi wowe yewe se wende ndakunda cyane uko kinariya buri munsi wibona nirwa ngureba hanga uramubaha cyane ndamuha wiwi ubu tubaha n'umuntu Bese nashaka mbwira ukunda ndi bundi wowe ntago umbasho ntago wamwe amazi pe ntago amazi utubandi Feligisi nagusubize ni keso je te passe kandi question cyadumba cyagenda kikajya muri Canada kigakiri abatipe kuri gikunda Felix abatipe batangiye kubabara Felix bakunda dumba yarambeshye dimo tabete exactement di oui quoi non dis-moi tabete dare français oui tabete ese utari kumbwira nshyiraho nimero ba blessing blessing ibiki bakublessing ibiki yatangiye gusabiriza iziko mugiye guhita umuntu ako sha mugira imishyo agenda bazi n'ababya abantu bagira imishyo ngo toka mai na data Feligisi noneho uyu nguyu yaratangiye kukwibajisha utubazo uvuga ko mu blessing asubiza telefone ujye sindi washopisha jewe simbibamo ameze nk'abantu b'umubiri abo hari umuntu mutugeranye n'abantu umuntu w'umubiri njyanye kopeshejeho naramubwiye ngo wampaye amafaranga
ngo ngiye kohereza abajama banjye ngende ngiye kubagurira nurangiza ngo fagitire ibingaye kwishyura nje rero oya ngiye kenshi ndibara cyane cyose ukora iki ndiyemera utuntu twiza se abashu mwambonye urumva bamenya ejo turasohoke bamenya turasohoke n'ubu kenshi uyemere cyane turasohoke neza urakomate uko nanga baza batwaye ego ko mwana yanjye bamenya nanzoga